Umuntu upfuye ajya he? Umuzimu ni iki? Roho ni iki? Nshuti bakunzi ba Smartness TV, uyu munsi mu kiganiro menya nibi twabategura ibyo twabasomeye mu gitabo cyitwa Intambara y'abazimu, cyanditswe na Ruhumuriza Benjamin. Muri iki gitabo gikubiyemo byinshi, uruhare rw'abavuzi n'abanyamihango bakigizemo uruhare rukomeye cyane. Kikaba cyaranditswe nk'uko twatangiye tubivuga na Ruhumuriza Benjamin. Amashusho cyangwa se gushushanya byakozwe na Nsengiyumva Yohani Maria Vianney. Abanonosoye inyandiko ni Bazatsinda Thomas, Karani Yohani Bosco, Murinda Semwaga Ernest, Murihano Benedicto, Ndibwami Joseph, Nyetera Anton, Rwamamara Marco. Kikaba cyaratuwe abanyarwanda ahereye ku rubyiruko rwariho n'uruzavuka. By'umwihariko nongeye gusuhuza abagize uruhare mu kwandika iki gitabo n'ababokomokaho bose. Imana ibahe umugisha. Iki gitabo nkimaranye imyaka 30 nkibitse. Nkaba rero nagize igitekerezo cyo kubasangiza hano kuri Smartness TV. Ni ukuvuga imyaka 30 yose iki gitabo mubona nari ngifite, nakibonye ndi umwana mutoya, ubwo nanjye nabaye inzu y'ibitabo. Cyandikiwe muri imprimerie yitwa Bita set mu 1988. Yari iherereye hagati ya Ferouge zahahoze Radio Rwanda n'ahari umujyi wa Kigali ku ruhande rwo hepfo. Ubu ngira ngo ni ku ruhande rwo hepfo ahitwa Ka Free Zone hariya mu mujyi wa Kigali. Ibikuye muri iki gitabo ni byinshi, ariko twiteguye kuzabibagezaho byose uko byakabaye. Ntimugire impungenge, turi kumwe. Muri iki gitabo nashatse guhera ku rupapuro rwa 65, umutwe wa 5, aho bagira bati abazimu n'ibinyabuzima. Roho nibwo buzima bw'umubiri w'umuntu. Muri Bibiliya mu ntangiriro 26, Imana iti tureme umuntu tumwishushanije, ategeke ifi zo mu mazi, inyoni zo mu kirere, amatungo n'isi yose n'ibikururuka ku isi byose. Nyamara rero nubwo tuvuga ko umuntu yaremewe gutegeka ibindi biremwa, iyo turebye umubiri we dusanga ibiwugize bidatandukanye n'ibigize uw'ibisimba bidukikije. Dusanga kimwe n'ibisimba umubiri w'umuntu ugizwe ahanini n'amagufa, inyama, amaraso, amazi n'imyunyu y'amoko menshi. Kugira ngo rero umuntu ashobore gutegeka isi n'ibiyituye, nk'uko umwanditsi w'intangiriro ya Bibiliya abivuga, Imana yagombye gushyira mu mubiri w'umuntu akantu kamushushanya nayo. Ako kantu bamwe bakakita umwuka, abandi bakakita roho. Iyo roho yaba iri mu mubiri umuntu akaba muzimu, yawuvamo tukavuga ngo arapfuye, ngo amize umwuka. Ni ukuvuga ko rero roho ari bwo buzima bw'umubiri w'umuntu. Yawuvamo umubiri ugahinduka intumbi, iyo roho yo igahinduka umuzimu. Ubwo ku muntu roho ariyo buzima bw'umubiri we, ubuzima bw'ibindi binyabuzima ni ubuhe? Tumaze kubona ko ubuzima bw'umubiri w'umuntu bugengwa n'ako kantu bita roho. Kawuvamo tukavuga ko umuntu apfuye. Iyo tuvuga ko itungo cyangwa ikindi gisimba icyo ari cyo cyose gipfuye, ni ukuvuga ko kimwe n'umuntu umubiri wacyo uba uvuyemo ubuzima. Icyo kintu kigenga umubiri w'ibinyabuzima bitari umuntu se cyo ni igiki? Kuva umuntu yaba umuntu, nta na rimwe atifashishije ibimera n'ibiyega ngo bimutize cyangwa bimwongerere imbaraga. Iyo umuntu ashonje acika intege, akabura imbaraga. Kugira ngo izo mbaraga zigaruke, akitabaza ibiryo akomora ku bimera no ku bindi binyabuzima nk'inyamaswa n'ibindi. Nta gitangaje rero kuba niba umuntu arwaye cyangwa yikanga kurwara, yakwitabaza kamere buroho izingiye mu bimera no mu mubiri no mu bindi binyabuzima ngo imwunganire, ngo itize roho ye ingufu
zo kwirinda cyangwa zo kuyivura ikirwaye. Kubera ko ingufu Roho zifungiye muri buri rwego rw'ibimera n'ibindi binyabuzima zigenda zisumbana, niho abanyarwanda bahera bagira bati impigi imena indi. Kubera ko kandi izo ngufu zashyizwe muri buri kiremwa n'uwabiremye, bikaba rero bifite ububasha utagereranya n'ubwo wabutanze, niho abanyarwanda bahera bavuga bati impigi ntihiga Imana. Iyi Roho buroho ihuza icyitwa ikinyabuzima cyose, igumaho kandi igakorana. Ni iki kibwiriza inzuki gushushanya mu muzinga imyanya iranga ibitsina by'umugabo n'umugore iyo umwe muri bo bene zo yasambanye? Ibi abavumvu barabizi cyane, bibaho ubwo abakiri bato muzabaza abakuru. Ni iki kibutsa nyamabumba gutangira kubumba utubindi mu nzu irimo umugore cyangwa umukobwa utwite? Nyamabumba ni nigwa habiri cyangwa se insect mu ndimi z'amahanga, iteye nk'uruyuki. Ubwo ndasobanura abakiri bato cyangwa se abatayizi. Ni iki gitegeka inkotsa gukokereza ku rugo rugiye gupfusha? Inkotsa n'ubwoko bw'inyoni. Ni iki gitegeka igihunyira se guhumira ku musozi ugiye gupfusha umuntu? Twavuga se ko umubiri wabyo ugengwa n'igitima nk'uko Musenyeri Bigirumwami abivuga? Kitabaye si icyo gitima kandi ntikibe na roho nk'iy'umuntu, twashobora se kuvuga ko nta buzima bigira kandi tubyita ibinyabuzima? Umuntu kimwe n'ibindi binyabuzima nk'uko byose byaremwe n'Imana, akaba ariyo yabyibarutse. Ibyo binyabuzima byose ni utubaru twayo cyangwa se udushashi twayo, les étincelles. Bityo byose bikaba bihuje kamere buroho y'ifatizo, bihuje ingufu y'ifatizo zituma bishobora kuyega no gukura. Twibuke ko ikiranga ibinyabuzima biravuka, bigakura, bikanapfa. Byose rero bihuje kamere buroho y'ifatizo, bihuje ingufu z'ifatizo zituma bishobora kuyega no gukura, kwitunga no kororoka. Izo ngufu zavamo bigahinduka intumbi cyangwa imitumbi. Iryo huriro ry'ubuzima fatizo akaba ari ryo rituma byose bishobora kugirirana akamaro, bigatungana, bikavurana, bikanaburirana mu byago. Muri make iki gitabo kiduhishiye byinshi, ni byinshi rwose muzabibona. Nubwo hano yavugaga ku bijyanye n'isano y'ibinyabuzima kamere buroho bihuza, ariko hagati aho aha nanjye moneho kubasaba kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima ntirukaducike, kwita ku by'Imana yaremye, kutabyangiza, uri muri gahunda zayo. Abakunda natire mwese ndabashuhuje, mukomere cyane. Twibuke ko ibinini tugura mu mafarumasi bikomoka ku bimera, bityo tubibungabunge. Ntibibagirwe gukora subscribe, tubashe byinshi binyuranye. Turi hano kubera mwe mu masomo y'Igifaransa, Icyongereza, Ikinyarwanda, Igishinwa, amasomo anyuranye yo mu mashuri n'ibindi. Iki gitabo tuzakomeza tubagezaho ibigikubiyemo, tuzakomeza tubagezaho amakuru yacyo anyuranye, tuzabagezaho inkomoko yacyo. Igitekerezo cyatumye uyu mugabo Benjamin atekereza kucyandika, ubushakashatsi yakoze, abo yasuye, byose bikubiye muri iki gitabo. Ariko kandi undi muntu waba ufite iki gitabo rwose azamvugishe kuri telefone igaragara hejuru. Uwo muntu rwose nemeye ko muri rwa rwenya abanyarwanda tujya dutera, nanjye nzamugurira akantu. Mwakoze cyane, akaryoshye ntigahora mu itama. Mwari kumwe na Smartness TV. Bye bye.